wenda umuntu yakwibaza ati umuntu uri tayari kuko abafana ba Rayon Sport ni benshi ariko bose ntago baba abayobozi ba Rayon Sport umuntu uba president wa Rayon Sport yakabaye nyine ariko urwego afite ubwo bushobozi bwo kubikemura kandi neza ibibazo byose se akemura ibibazo byose bya Rayon ntabwo Karenzi hari igihe nawe uvuga ukagira ngo hari se uri umunyarwanda nta munyarwanda uhari aka kanya waza gukemura ibibazo byose Rayon Sport ifite ngo abikemure ariko umuyobozi nyine hari ibyo akemura kandi natwe nk'abayobozi hari ibyo twakemuye abo bakinnyi 20 nkubwira ntago baguzwe ko nkubwiye ko muri konti nasanze nta kirimo nese ukeka ko baguzwe n'iki none se niba equipe yarahembye ayo mezi abiri y'ibirarane twari dusanzemo nyine hari ibibazo biba bihari diligence twabonye ariko benshi muri bo no guciye mu ijambo barishyuza amafaranga hafi miliyoni zirenga 50 ibyo bishingira ko ki wa maditeze we ndazifite ego zime kujya kuko tukuri ibintu mu gihuha kuko iyo uvuze ngo abenshi barishyuza miliyoni 50 ifo kumbwira de fact nkakubwira nti ntago ari iki nicyo icyo nakubwira gusa batanga yishyuzaga miliyoni 7 si byo cyangwa nibyo komezanye tugeze ku za 50 mukanya gato reka nguhe liste yose ariko sinzi ko bahakana ko hari abakinnyi bishyuza kuko nejo bundi Saidi twaramwakiriye hano n'abandi baguzwe icyo gihe dore reka ngire cyo mvuga nanafuje ko ngera hano kiri no mu cyatumye nza hano ni mwirinde ibihuha nk'abanyamakuru umuntu arabyuka mu gitondo ati matatu aguzwe miliyoni 30 muri Rayon Sport hano mukakonfirima mugakora confirmation ati miliyoni 22 abandi 30 abandi zingaye icyo kiba ari igihuha abanyarwanda bakeneye amakuru y'ukuri kukidahamagara muri Rayon Sport nabwo unaduha amakuru nyayo yaguzwe ngaye ubabaze muri Rayon Sport babwira uti ubabaza uti matatu yaguzwe ariko twe ntago ibyo bya miliyoni 22 twegeze tubivuga byaravuzwe ndavuga abanyamakuru ariko tutarajya kure Karenzi list urayifite yabishyuza kanze mukanya gato kuko tutaza kudeviya kugira ngo mugane n'ibihuha dushobora kujya mu bindi nawe bikamugora kubisubiza niba ingingo tugezeho ari yabishyuza list warakubwira ati miliyoni 50 zingahe ntazo twishyuza twagiye kimenye yivi miliyoni 7 sibyo Mazima Kandre miliyoni 3 ntazo tumurimo Rugwiro Erive yarishyuwe miliyoni 5 ejo bundi ntago zare 5 kinyoma zare zingahe Iragire Saidi zare miliyoni 4 arabeshya ntago ari byo zare zingahe ntago ndi buvuge monta z'abantu Kayumba Soter miliyoni 4 ntago ari zo nta nubwo uvuga ariko iziri zo president ntago uretse utaza kungusha mu mutego kontra n'iz'abantu babiri bazigirana shobora kukubwira ntayo makuru mo kuvuga siyo kuko ngiye nyazi ariko ntago ndi buze we Karenzi gutangaza amadeni ufite hano cyangwa ufitiwe abandi bantu ibyo ngibyo nicyo bita secret professionnel nuko niwe warunsabye ko tuvuga detail izo detail ikintu nakubwiraga nuko miliyoni 50 wakwije cyangwa n'ubugikwiza atarizo uwo Kayumba Soter nezinga president ubu abantu dusigayemo amadeni ntari buvuge wenda detail yabo y'amafaranga harimo Kayumba Soter uwo nguvuze harimo Maxime harimo ntago ari abantu barenze 3 cyangwa 4 ariko icyo nakubwira ngo abo bantu niyo wateranya recruitment ntago bajya kwimira Amurani ntarimo Amurani I don't think so ari niyo nzima nta kintu tumurimo we twanabishe mbere y'aba Mirafa Commodore Mirafa nta kintu tumurimo ari niyo nzima nta kintu tumurimo ibyo aribyo byose barahari bazatubwira kuko ni raporo kandi nta makuru twabonye kandi aturuka abantu hizewe ariko reka abantu bajye banabyumva neza wenda president yakomeje kugaruka ngo ibihuha uruhande rumwe ntago hano dutangaza ibihuha wenda nkuko abantu bataza no kubyumva nabi dushobora gutangaza wenda
ibyo umuntu wenda atemeranyaho natwe ariko kuvuga ko dutangaza ibihuha gusa nabyo sindi bubyemere twaba turimo tuyobya abatwumva ntabwo ari ukubayobya ni kenshi twavuze byitwa ibihuha kandi bikarangira bibaye byo ntabwo ari ukubayobya Karenzi utaza no gushaka kwiharira ijambo mwantumiye kugira ngo tuganire utaza kutuyobya nyine utujyana uko ushaka kubyumva amakuru menshi utangaza nka Karenzi ni ibihuha ndabivuze impamvu mbivuga nuko mbifitiye fact nibyo urimo kuvuga kakanya nabo urimo kuvuga ngo amakuru yizewe nabyo ni ibihuha amakuru yizeye udakura kuri president wa Rayon Sport uyakura hehe amakuru wizeye amakuru yo muri Rayon bafitwe na president gusa ariko president niwe wagwa amakuru ya nyayo ushobora kuzana ntabwo ariko bimeze president arakubesha wabukora wenyine se birashoboka ikipe wabo ndakubaza uravuga source yawe ngo niyo wizeye naha ngaha twicaye ntiwayivuga icyo nzi cyo na makuru y'ibihuha mugerageza kuyobya abareyo no kubashyushya mu mitwe ari nacyo aka kanya nicaye hano kugira ngo nkosore ntago Rayon Sport ishobora kubakirwa ku magambo ayibihuha akorwa n'abanyamakuru bamwe na bamwe niba mushaka gucuruza ni byiza mucuruze ariko muha abanyarwanda ukuri birashoboka nihanganya gatoya ukuri kurashoboka ko kwaboneka nherutse kugana n'ubuyobozi bwa radio yanyu buvuga yuko ngo tutabaha amakuru njyewe ubwanjye mfite fact nyinshi yuko mutigeze muhamagara umuvugizi wa Rayon Sport ngo abima amakuru ntago amakuru ari uko gusa ari president yatanga nta nubwo ari cyo kigambiriwe ariko mwiha abantu namwe nitwabahamagaye se president ntago twigeze tubasaba amakuru mwiha abantu amakuru atari yowe Karenzi nta na nimero yanjye ugira nta niyanjye ugira kuvuga ngo warampamagaye sinabihamye umpamagaye muri radio DC aho ushaka kuba udafite yanjye ariko igenda guhamagara umpamagaye muri radio DC akansaba amakuru iyo ntayamuhaye mu orienta aho yakura ariko kuzana ngo kanaka arishyuza kanaka arishyuza miliyoni 54 ni ikintu kiraho mu magambo makeya yereka nkubwiye ngo izo miliyoni 54 zo muri recruitment y'abakinyi bacu twarokirisa umwaka ushize ntaziri ariko dufite amahirwe uyu munsi turagufite president duhe noneho ibiri byo ko urahakana ibyo tuvuga ariko ntunaduha imibare ngo tubwire uti bimeze gutya reka dufata akaruko gato isaha y'amakuru yageze turakomeza amakuru batwemera yuko tugomba gukomeza nta makuru ari buceho wenda narimbonye aje ahubwo nkagira ngo wenda yaje kumbwira ko dukomeza ibintu biraryoha icyo uvuga rero ngo tuguha amakuru y'ukuri niki urashaka nko nkubwira ngo Rayon Sport ifitiye kanaka miliyoni zingizi ibyo ntago nabikubwirira hano kuri izi studio kuri izi micro icyo nakubwira gusa nuko hari abakinyi batarenze 3 cyangwa 4 dufitiye recruitment mu bo twarokrise umwaka ushize aya mafaranga wenda niba yego nibanga aragira nko kuranga president ntago yarenga miliyoni 15 ntago mfite imibare exact ntago naje ngo nyiteranye ariko ntago ari amafaranga miliyoni 50 ibyo ni nabyo nabuze mvuga byaba byiza yuko abantu mugiye mutwaka amakuru tukayabaha kurusha uko mwatangaza ibihuha cyangwa amakuru atari yo ibyo ngibyo bishobora kuba ari polisi yanyu nka radio ariko kuri twebwe simbibonamo impamvu yuko nibyo ntacyo ikitangazamakuru dukora no gutangaza amakuru rimwe na rimwe hari n'igihe abantu babyumve neza wenda utangaza amakuru atatanzwe koko na nyir'ubwite ariko iyo birangiye baye kuko ndibuka neza ko kuri Twitter ya Rayon Sport amakuru yatangajwe y'igurwa rya Yannick mwayateye utwatsi yitwa ibihuha ndetse biranandikwa ariko byaje kurangira agiye n'ubishaka n'amafoto turayakwereka Yannick yasinye itariki ya mbere y'ukwa gatandatu ariko byiswe ibihuha ndetse bitangazwa ejo bundi ibyo byose byo tuvuga abanyarwanda barabyumva ibihuha nabo ni bakuru bazi kubitoranya bitaza kwitwa ko radio DC itangaza ibihuha gusa ntago ndi bubikwemerere ntago ariko bimeze kandi hari n'impamvu abanyarwanda batwumva ari benshi no kubera ko rimwe na rimwe wenda tubaha amakuru nk'ayo abantu batanifuza ko tubaha ariko hari n'amakuru tuvuga uko tuyumva kazungu nyihanganya gatoya araza nkarumazi nk'ibihuha natwe tukayavuga ko uko tuyumva ko avuga nk'ibihuha uranyihanganya gatoya
Karenzi arimo kutujijisha akavuga nk'ikintu mugashaka ko tuhita tukirenga. Ibyo ni polisi nyine ya Karenzi yo kugira ngo agumye yashyira abantu muri ambiguïté, abagumye bashyire mu rujijo. Nk'ubu uravuze ngo Yannick mwaravuze mugira mute, ariko icyo ngiye nkubwira ni official Rayon Sport icyo twagutangarije igihe mu kwezi kwa 4, mu kwezi kwa 5, mu kwezi kwa 6, igihe cyose Yannick yavugwaga ko ari umukinnyi wa APR, twebwe nka Rayon Sport ntago twari tubizi ko ari umukinnyi wa APR. Na APR muri icyo gihe yaratwegeraga ikaduha offer tukaziganiraho. Kuba abantu barimo kuganira kuri offer ntibivuze yuko wowe udashobora gucreamo inkuru, ariko wikonfirma ngo na Yannick yarabeshye se perezida ko dufite ijwi rye abyivugira. Nihanganira gatoya Karenzi muri iki kiganiro tuze gukoresha ibiryo buri Ruhana umwanya. Wowe uravuga ikintu umuntu atarakivuga ukazana ikindi, ubwo ni ambiguïté ushaka gushyiramo abantu, kandi naje hano kugira ngo ambiguïté tuyikureho. Igihe rero APR yashakaga Yannick ishobora kuba ifite ibyo yaganiraga na Yannick, ibyo sinabivugaho kuko sindi Yannick, sindi ne APR. Icyo ndi buvugeho nibyo Rayon Sport yaganiraga na APR. Rayon Sport na APR kuri deal ya Yannick twayiganiriyeho igihe kirekire cyafasha amezi 2. Icyo nahamya cyo nahamiriza abareyo nuko deal ya Yannick Rayon Sport yayemeye muri uku kwezi kwa 7. Abazashaka proof bazaze batubereke amasezerano APR yajyanye na Rayon Sport mu uku kwezi kwa 7 kuri deal ya Yannick. Ibyo bakoranaga mbere na Yannick ibyo sinabihagararaho, sinanagira icyo mbivugaho kuko bitandeba. Icyo ndeba ni icyo Rayon Sport yakoranye na APR n'igihe yagikoreye. Kuvuga yuko rero byavuje kuvamo inkuru nibyo, ariko wikonfirma ko Rayon Sport yamaze gusinyana na APR kuri affaire ya Yannick mu kwezi kwa 5, kandi ibyo bintu byarabaye mu kwezi kwa 7. Ibiganiro byabayeho kuva mu kwezi kwa 5 ariko byarangiye mu kwezi kwa 7.